Tubahaye ikaze bakunzi ba MIRAN TV muherereye hose, tubifuriza kugira ibihe byiza mu byo mukora byose. Nk'ibisanzwe rero ni Tuyisenge Fabrice muri kumwe, tugiye kurebera hamwe ibiri kuvugwa hirya no hino, cyane cyane twibanda ku matora agiye kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi. Uyu munsi rero tariki 5 z'ukwa 11 2024 hagiye kuba amatora atandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Na amatora arimo guhatanirwamo abakandida babiri bahanganye, aribo Kamala Harris ndetse na Donald Trump. Aba bakandida baturuka mu mashyaka atandukanye, aho bamwe ari aba Republike abandi bakaba aba Democrat. Nk'ibisanzwe rero tumenyereye ko muri Amerika batora mu gihe runaka, ariko nanone hakaba hari inzego zikabuhariwe zishyira mu bikorwa abakandida cyangwa se zishyiraho abaperezida nk'uko bisanzwe, kugira ngo bakomeze barebe umutekano cyangwa se bakomeze batume Amerika iba igihangange ku isi. Muri aya matora rero tuzi ko Kamala Harris n'ubundi yari vice perezida, n'ubundi bigaragara ko politike iri muri Amerika naho itandukaniye ni ya Donald Trump, ariko Joe Biden we wari uriho nka perezida, n'ubundi na Kamala Harris bigaragara ko ari politike imwe baba bakomeje, mu gihe Donald Trump ari umudemokrate, we akaba ari we nawe usa nk'uri guhabwa icyizere kuba yaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko bavuga ko aramutse agiyeho yazana uburyo bushya, kuko uburyo bwari busanzwe busa nkaho bwagoranye, kuko muri iyi manda ya Biden byagaragaye ko ariho hagiye hava ibibazo byinshi, niho Amerika yagiye itsindwa hamwe na hamwe, nibwo Amerika yagiye ibihugu bimwe byayitinyaga bitinyuka, ndetse n'intambara ziri kuba ubu ngubu bigaragara ko Amerika yagiye ishora mu gisirikare cyane kurusha uko yashora muri diplomasi cyangwa se mu kumvikana. Rero bikagaragara ko hirya no hino bagiye bashyiraho komantere cyangwa se batangaza ko kuba Donald Trump yajya ari we waba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora guhindura politike muri Amerika, bimwe bikagenda bifata indi sura cyangwa se Amerika ikafata undi murongo kubiri kuba hirya no hino ku isi. Abarajwe inshinga cyane n'aya matora sasa ni igihugu cya Ukraine. Muri Ukraine biragaragara ko aribo barajwe inshinga n'aya matora ari kuba muri Amerika, kuko Ukraine ikeneye kuba yahangana cyangwa se yatsinda Uburusiya muri iyi ntambara barimo. Vladimir Putin bisa nkaho ku ruhande byagiye bivugwa ko yari ashyigikiye cyangwa se yari ari kumva kimwe na Donald Trump, ariko nanone wo bita Zelensky perezida wa Ukraine we akaba ku rundi ruhande ashaka ko Kamala Harris yakomeza kuyobora, kuko muri aba bakandida bose uko ari babiri byagiye bigaragara ko biyamamaza bagiye bavuga imigabo n'imigambi yabo. Bigaragara ko Kamala Harris we ashyigikiye ko Ukraine ikomeza kwirwanaho, ndetse ko naramuka atowe azakomeza kuyubufasha bushoboka, bwaba urw'intwaro cyangwa se ubufasha butandukanye bwa gisirikare, kugira ngo Ukraine ibashe kwivugana cyangwa se ibashe gutsinda intambara iri kurwanamo n'Uburusiya. Mu gihe Donald Trump mu migabo n'imigambi yatangaje ko naramuka abaye perezida we iyi ntambara iri guhuza Uburusiya na Ukraine azayishyiraho akadomo, ndetse avuga ko mu gihe kitarenze amasaha 24 intambara izaba. Ese koko aramutse agiye koko ayo masaha 24 yaba ahagaritse iyo ntambara cyangwa? Ntago tubizi, uretse ko bigoye kuba mu masaha 24 yaba yihagaritse, ariko nanone bikagaragara ko igihe aramuka ashobora kujya wenda agahuza ibi bihugu byombi, ubu ndavuga Uburusiya na Ukraine, bikaba byakumvikana muri icyo gihe gitoya, avuga iyi ntambara tukabona igiye ihereza. Donald Trump tumumenyereye ko we mu bijyanye na politike akunda cyane ibijyanye na business, ko we aba ari ugukurura ibijyanye n'ubucuruzi, ndetse akenshi politike ye ikurura igihugu cya Amerika mu bijyanye n'ubukungu. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere areba umuturage muri Amerika abayeho gute, mu gihe Kamala Harris cyangwa se Biden, ndavuga ishyaka riyoboye ubu ngubu ryo rishora cyane mu bijyanye n'igisirikare, aho bo bareba cyane gushyira imbaraga zo hanze y'igihugu. Ni nabwo twagiye tubona intambara zitandukanye ahantu hirya bagenda haba imyigaragambyo, tukavuga tuti rero ese aya matora ari kuba cyangwa se uyu munsi amatora ari kuba biragenda gute, birarangira gute? Ese ninde uri butsinde? Biragenda gute naramuka hatsinze Kamala Harris? Biragenda gute haramuka hatsinze Donald Trump? Tukarebera hamwe se cyangwa se turaza kurebera hamwe ni iki kiri bube, cyangwa se uyu nguyu natsinda bizagenda gute? Ese abangaba bari biringiye ko uyu nguyu ari buri butsinde, bo baraba babyifashemo gute? Ni amakuru rero tugenda dukomeza gucishamo itoroshi, cyangwa se tureba hirya no hino ku isi uko byifashe, tureba ikiri buze kuvamo, ndetse twese ko turi hano
dutegereje kureba ibisubizo biri buve muri aya matora. Ni amatora ategerejwe kurebwa n'isi yose, kuko uretse ku mugabane wa Amerika ndetse mu Burayi, muri Afurika, he hose dutegereje kureba ninde uri bwegukana aya matora, cyangwa se ninde uzegukana intsinzi hagati ya Donald Trump ndetse na Kamala Harris. Uzavamo twagiye tureba imigabo n'imigambi yagiye avuga, harimo ibijyanye n'abimukira babivuzeho, ibijyanye n'intambara ziri kuba hirya no hino babivuzeho, ibijyanye n'umuturage muri Amerika babivuzeho, ndetse n'ibindi byinshi bagiye batangaza. Tuzagenda tureba ese koko ibyo batangaje uri butsinda azabishyira mu bikorwa, ese ni izihe mbogamizi zirimo, tuzajya tugenda dukurikirana nk'uko bisanzwe. Ndagira ngo rero turebere hamwe intambara zikomeje kuba hirya no hino, ndavuga ubwo mu Burusiya na Ukraine uko bimeze. Ni intambara ziri kuvugisha benshi kugeza ubu ngubu. Hari icyo nakita nk'ubufatanye bushyashya butangiye kuvugisha abantu benshi, aho ibihugu nk'uko tuzi ngo BRICS ni ibihugu byishyize hamwe, tukumva NATO ni ibindi bihugu byishyize hamwe. Noneho hari ibindi bitangiye gutera ubwoba. Twari tuzi ko NATO ihanganye na BRICS cyangwa se mu buryo runaka bwa economique cyangwa n'iki, ariko nanone hari ibindi bihugu byishyize hamwe kugeza ubu ngubu. Noneho NATO yatangiye kuvuga uti noneho ibingibi byo turabikizwa n'iki, ibingibi byo turabihungira hehe. Ni ibihugu rero bimeze gute? Ni ibihugu bise Axis of Evil. Axis of Evil byo ni ibihe bihugu? Ni ukuvuga ngo ibyo bihugu birimo Ubushinwa, burimo Korea y'Amajyaruguru, birimo Iran ndetse n'Uburusiya. Ubu bufatanye bw'ibihugu bine buhatse iki? Ni ibihugu bisanzwe mu busanzwe bisanzwe bikungahaye ku bintu bijyanye navuga ngo bisanzwe bifite ibisasu nucleaire bimwe na bimwe, uretse kimwe kitabifite, ariko bitatu muri byo ni ibihugu bisanzwe biri no muri BRICS, byari bisanzwe biri mu muryango wa BRICS, ariko ubu noneho ibi bihugu ko ari bine byishyize hamwe, biravuga ko byishyize hamwe bishaka noneho guhangana na NATO ku buryo bweruye. Ese ibi bihugu biramutse byishyize hamwe byahungabanya iki kuri politike y'isi? Ese Amerika noneho bigaragara ko yatangiye gucibwa amazi kugeza ubu ngubu, ku buryo cyangwa se ku buryo ibihugu byatangira noneho kwishyira hamwe ndetse bigashaka guhangana na Amerika cyangwa se na NATO muri rusange kugira ngo ibi bibe byayishyira hasi. Ni amakuru tuzakomeza gukurikirana tureba ibi bihugu bizakora iki, cyangwa se bizahindura systeme gute. Izi ntambara ziri kwa tuzi ko muri ibi bihugu hari kubera intambara runaka zigiye zitandukanye, yaba muri Iran na Israel bikomeje kuba ibindi, muri Burusiya na Ukraine bikomeje kuba ibindi, ndetse ibi bihugu byose bigaragara ko Amerika igenda ishyiraho akadomo cyangwa se igenda ishyiraho imbaraga muri ibi bihugu, muri izi ntambara zigiye zitandukanye. Reka rero dukomeze dukurikiranira hafi. Nagira ngo tugaruke kuri aya matora, turebe ibiri kubera muri aya matora, turebe ese aya matora aragenda gute, ko abantu bagiye bavuga imigabo n'imigambi. Twese twagiye twiteze kureba ko Donald Trump yakongera akayobora, cyangwa se Kamala Harris umugore akongera akayobora Amerika nyuma y'imyaka myinshi bidaheruka. Tukavuga tuti ese uri butorwe ninde, biragenda gute? Ngiye nk'ibisanzwe rero ni Tuyisenge Fabrice, ndagira ngo turakomeza dukurikirana uko biri bugende, tuzatugenda tubagezaho uko bizajya bigenda bimera hirya no hino ku isi, ndetse update zitandukanye nzajya nzibagezaho. Ndagira ngo mukore like, share ndetse na subscribe, munyereke ko turi kumwe, ndetse tuzajya duhora tunakomezanya nk'ibisanga kuri MIRAN TV. Tubagezaho amakuru atandukanye, yaba ya politike, yaba y'ubusesenguzi butandukanye, yaba y'icyo, ariko kugira ngo tubashe tubarebere hirya no hino ku isi bihagaze gute, bimeze gute. Okay, turi kumwe, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ciao ciao.